uranyumva neza wenda ndakumva uranyumva neza agira amahoro kandi komera nanjye uranyumva nawe ndumva nkumva ya ugerageze wumve kunyumva neza kugira ngo tutaza kubura ijwi cya kibazo impamvu za turi kurwana nazo ni cya kibazo nyine cyabaye ubushize urabona ko turi kugerageza andi matara yo ku rukumbane ngayo nguko ngiki byayo turabyumva rwose nta kibazo ntawe bari ahubwo mwari amabuye ntawe ubarenganya turabizi rwose nitujya gutangira ubwo ndabureka umutangiye kugira ngo njye kuri computer ye hepfo noneho ndanse ikiganiro ndebe ko cyakora live maze iminsi nayikoresha computer ariko kenshi na kenshi yabikoraga yenda birakunda none ukuvuga ko mutangiye mwakomeza mukavuga gatoya nkabanza ngiye nkikonekita namara kwikonekita nabona bitangiye nkahita nzamuka nibyo rwose kuko natwe turimo gukora ese okay donc nimuyirangiza murambwira ko muyirangije hanyuma ubwo giye ndasiga mutangiye gatoya kugira ngo ngereyo nta kindi kintu kuko nta handi hantu iri kugira ngo mpite nyiransamo bihite bitangira ubwo ni ukuvuga ko ndaza gufata sikirini yacu ahangaha niyo nza gushyiraho okay nta kibazo hariya na recordinze uyu muhungu ashobora kuza gukora recording kugira ngo azayinyoze kuko njye na recordinze ariko ndayishaka ndayibura iyi ntuze yanyu arabikora kuko uzi ko na cya kiganiro narakibuze uranyumva cya kiganiro uzi ko cyari cyanze kuvuga ariko namubwiye akimpa kuri audio urumva nta kibazo ngifiteho nta nubwo turi buze gukora ibintu birebire cyane bidasanzwe kuko nta n'ibindi wavuze byo bikomeye turakora ikiganiro wumve wisanzuye rwose ikiganiro nk'iki niyo cyagera ku bindi bintu yewe mba mpari twasubizanya nta kibazo gihari aho wajya hose nta kibazo nagira noneho barambwira ko twatangira nta kibazo sinzi rero wowe iki cyo wakora niba wumva witeguye neza ngiye kuba ngiye noneho mutangire reka nsige mutangiye hanyuma noneho mpite ngenda ubwo ndamara akanya nshyiramo amazina n'ibiki byose akanya gato ngaruka waba yenda uganiza abantu hanyuma ukambwira utaraje nkaba ndimo kubishyira hariya ubwo naba ntangiye batakubona se batambonanye hari ikibazo se ngiye kuko ndaza kugaruka okay noneho reka njye ntangiye nta kibazo uratuka tutwite yes ndumva noneho twatangira iyo unyumva reka rero mbashimire cyane mwese inshuti zacu dukunda inshuti za inararibonye y'Inyangamugayo TV ihuriro n'ihuro niko duca umugani mu Rwanda kandi aho hantu harahari
mbasuhuze abo mu Rwanda hano, mbasuhuze abo hirya no hino ku isi, ku migabane yose y'isi, cyane cyane abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda ni ingobyi y'umuco w'u Rwanda, kandi ngo aho tugeze hose birumvikana ko turutarama. Icyo mbashimira cyane kandi nuko mwakomeje kuba inshuti zacu zakadasohoka z'uru rubuga rushya rwitwa Inararibonye y'Inyangamugayo TV. Urubuga rukuru, njye navuga ko ari rukuru. Buriya hari ibintu nita bikuru, cyane cyane iyo bifite inkomoko ndende, iyo bifite aho byashoye imizi hakomeye, mbyita bikuru rero. Nguko iyi channel yitwa Inararibonye y'Inyangamugayo TV. Mwakoze subscribe ndetse munarayisharinga nk'uko babivuga, reka tubivuge dutyo kuko ariko biba bivugwa nahisi ibitwerekeza. Mwatugaragarije ko urubuga mu rukunde, cyane cyane ko ari urubuga rushobora kugaragaramo ibintu abana bato batazi, ariko si impamvu zabo nuko ntabyo babonye, nuko ntabyo bahawe. Ari nayo mpamvu ari urubuga rugomba kuba mu bwitonzi bwinshi kugira ngo rwigirweho, rube intangarugero. Ntabwo muzatangazwa cyane nuko mwumvise ko hari ibyo mutumva ahandi ku yindi mirongo cyangwa se ku zindi channels. Hari ibitazabatangaza cyane nko gutwika, mbese bya bindi bikoreshwa bityo, kuko uru rubuga ni urubuga rurimo inkoranya y'umuco. Umuco ni iki? Umuco ni imibereho y'abantu ariko ifite aho ishinze imizi. Nkunda kuvuga ngo nta buzima buramba iyo budashingiye ku muco. Ndabaramukije rero, nitwa Sibomana Athanase, umunyamuco. Murabizi turaziranye, namwe mufite twe tubita inkoramutima zacu. Reka mbahe ikaze rero, ntatinze cyane. Muzi neza ko ubushize ndabibutsa ko ubu turi live ni ukuvuga ngo turi imbona nkubone, ntabwo ari bya biganiro bikorwa abantu bakagira uko babitunganya ubundi bakazabyerekana cyangwa se bakazabiyitisha igihe bashakiye. Oya, live cyangwa se imbona nkubone ubu turahari. Mushobora kutwandikira tukabisoma, mushobora kutuvugisha, nuko telefone. Ndumva abana nababwiye ko uyu mwana namubwiye ko abana ko bazishyiraho, kuko ubundi zigaragara cyane kuri indi channel yanjye yitwa Sibomana Athanase Official, yo murayimenyereye. Ariko n'iyi ngiyi ngiye kuzajya nzishyiraho kugira ngo tujye twakira telefone z'abantu, tuzakire, tuvugane, kuko uru rubuga rwitwa Inararibonye y'Inyangamugayo TV ntabwo ari urubuga rwa Sibomana Athanase wenyine, kuko si we Inararibonye wenyine, njye ndi na muto muri bo. Si we nyangamugayo yo sinzi niba nanabigeraho. Hari ijambo nagiye kuvuga ariko ndariretse, burya ngo nta mukuru utagira mukuru. Byumvikane bityo rero, byumvikane ko ntabwo nzicara hano jyenyine, si kenshi imbona nkubone, ahubwo muzahabona abantu benshi b'inararibonye. Ni nacyo kizabashimisha cyane kubona inararibonye. Ariko nasobanuriye ubushize, nasobanuye cyane inararibonye cyari, ariko n'iryo jambo rirabisobanura. Wararibonye ese ni iriki? Ibyo byose hari ibyo wanyuzemo kandi wagize uko ubyifatamo. Wenda wakwendera ku mugani uvuga ngo ubara ijoro ntubara irayi. Inararibonye rero ni ibintu byinshi, ariko bigaragara ko aba ari umuntu wagize icyo abona, icyo akora, uko abaho gutandukanye kandi mu gihe kirekire. Yitwa inararibonye, akagira uburyo akemura ibibazo bye yifashishije ibisubizo yikuyemo bimurimo, cyangwa se afashijwe n'abandi. Niyo mpamvu njyewe ntabwo nshobora kwicara hano ngo mvuge, kuko
niyo naba ndi mwiza ngo nta mwiza wisoma, niko bavuga. Hazaba hari abandi benshi, ndetse namwe narababwiye nti umuntu wese wumva agomba kugira uruhare, kandi ndifuza ko mwese cyane cyane abakuru, kugira ngo abato batwigireho, n'abato tuzabaha ijambo kugira ngo batubwire uko batubona nk'abantu bakuru. Niba twitwa inararibonye twabonye iki, n'abato babitubaze kugira ngo bazabisigarane. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo ndabatumiye kugira ngo mugire uruhare mu kuri uru rubuga. Mujye mutwandikira, telefone narazitanze n'ahangandi buze kuzihashyira. Ntabwo rero mbabwira ngo mujye kuri Sibomana Zanaz Official, kuko zirahari mugiye mwazibona, ariko ndazishyira n'ahangaha kugira ngo urubuga rwanyu ariho mujya muzibonera. Munaduhamagare, waduhamagara, watwandikira, kugira ngo twebwe ubwacu niba ngombwa tuguhamagare, tugutumire. Nuko bimeze. Ndabashimiye kandi niba mwakiriye neza icyo cyifuzo. Ubushize rero reka ngaruke ntabwo tuza gukora ikiganiro kirekire cyane, ahubwo turasa naho twusa ikivi twari twaratangiye ku wa kabiri ushize, tuvuga ku kiganiro nge n'umuntu witwa Emmanuel Senga, ku kiganiro bigeze gukora bafatanyije n'umuvandimwe witwa Thibaut Rurema, yari yamutumiye kuri channel ye yitwa Bwakeye TV. Ndabona nawe hageze, ndamubonye nawe atangiye gufata icyicaro, arinjiye mu kanya turamwakira. Hari ikiganiro rero bakoze, ikiganiro cyane cyane ni bendeye ku cyo nari nakoze nanjye, ku buhamya natangaga bw'intambara y'abacengezi yabaye muri za 1997, abacengezi n'inkotanyi. Ni intambara yabaye muri 1997 n'umunani n'icyenda, muri iyo myaka. Hari ubuhamya rero natanze cyane cyane ko nari mpari, ndetse aho byakorewe naranahageze, ndetse nigeze no kubabwira ko ari n'ikiganiro nigeze gukora kera muri ibyo bihe hingiraho ingaruka, ariko cyangiraho ingaruka cyagira gite? Buriya ukuri ntigutsindwa, ntabwo bishoboka uko byagenda kose. Ndetse n'uyu mugabo twicaranye w'inararibonye nawe ntabwo tuje kugigira cyangwa se kugugura nk'amajeri y'amakana, ahubwo ntabwo nje kuvuga ngo ese ibyo wavuze ni ibiki, ahubwo hari icyo yavuze ku byo navuze, cyane cyane ku byifatire yabaye ku ngotanyi mu kujya kurwanya abacengezi. None nza kuvuga ko hari n'abacengezi bitwaye nabi, ariho navuze abahutu bisha abandi bahutu, dore ko ari nayo nsanganyamatsiko bo bari bafite baganiragaho. Mvuga ko n'abacengezi bitwaye nabi muri iriya ntambara, ku buryo bajyaga bica abantu. Tanga n'ingero, ndumva urugero natanze rwa mbere rwanantangaje cyane, ari umuntu witwa Jean Claude Ndarama rero navuze ko ntabwo yishwe n'inkotanyi, ahubwo yishwe n'abacengezi. Reka ntatinda cyane, yaje mwamubonye, reka mwakirane ubwuzu, ndetse mbabwire ko yavuze ati Sibomana ndamukunda cyane, mbabwire ko ndamukunze cyane. Ahubwo ikindi ndarizi, mwaje kumenya ko ari umunyamakuru ndetse w'inararibonye. Ndagira ngo mwakire neza Emmanuel Senga. Muraho, murakoma? Komera bwana Athanase Sibomana, nishimiye kongera guhura nawe mu kiganiro cya kabiri cy'inararibonye n'inyangamugayo. Nkaba rero rwose ari ibintu bishimishije, ngira ngo n'abandi bakunde uru rubuga rushyashya, kuko uko abantu bagenda barukunda nibyo bizatuma rugeza ibitekerezo byarwo ku bantu benshi. Rwose ndabasabye bagenzi bacu mudukurikira ibyo dukora, mu mbare nkinge hano kuko ndumva hari amajwi aza hariya. Yani ni iki kiganiro kirimo guhita hepfo, nangaga ko kigonga hano. Nabwo ni badukurikira
mujye mukunda ibiganiro kuko nkeka ko niwo muti w'ibibazo tuzagira. Ni ubundi bibazo ntabwo bimarwa n'amasasu. Abantu bashyiramo amasasu buri gihe baribeshya. Amasasu urabona n'ibihugu byacu bikomeye bya Amerika na Irani bararwana ariko bajya bakaganira. Ukibaza ariko abantu bazi ko nta kintu kizarangiza ikibazo usibye kuganira kuki badahera aho ngaho. Ibyo ni by'abantu babura rero. Nkaba nshimira uyu muco Bwana Atanaze wazanye kuko iyo ngo warawuzanye ni ukuba ko uri mu bantu ba mbere bavuye muri ibyo bihugu murimo utinyuka kuganira n'umuntu nawe uri mu bindi bihugu ibintu abanyarwanda batinya bari imbere muri kiriya gihugu bababujije barabibabujije mu by'ukuri ntabwo ari ukubitinya nuko babibabujije. Rero tugomba kubatsinda turenga iyo mipaka bashyizeho. Iyo mipaka ntabwo tuyishaka tuzishwanyaguza bo bashwanyagurisha imbunda tuzashwanyagurisha urunguru ahasigaye byose tuzabitsinda. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ubwo ushimye uru rubuga ndumva no mu kiganiro wakoze waravuze uti wowe iki kibazo nuko azanamo n'ibisakuzo n'imigani ati ntamenye ko ibyo bintu wenda ari ibya kera n'ibiki byose ko nahoze nyumva cyane ngitega amatwi wumva igisa kuko njye nkurikije uko umugani uteye n'icyo ubugamije kuko umugani ubundi ni uburyo bw'uko abanyarwanda bashoboraga kugira ngo bigishe abantu kumenya ikibi n'icyiza ikibi bacyange icyiza bagikunde. Ibisakuzo ni ugutyaza ubwonko. Wumva muri iki kiganiro cyitwa Inararibonye y'Inyangamugayo kuzamo biriya bintu kuko wabivuzeho wumva ikibazo ari iki? Urakoze kumpa uyu mwanya. Afite ntabwo mbyanga ndetse nakubwiye ko nigisha Ikinyarwanda ariko bikangora biriya byo bitaga ubuvanganzo byaramvunaga cyane. Noneho nsa nkaho ngenda mbidohokera ariko bitavuga ko ndabizi ndanabikunda. Gusa iyo mbivuga byemera mu bihe tugenda twinjiramo. Abanyarwanda uyu urebye ukuntu u Rwanda rwihuta kugira ngo rufate ibindi bihugu ntabwo wabona abantu bakurikira biriya bintu ngo bikunde. Bizaharirwa abantu bakeya cyane bazasigara bameze nkaho ni nk'umuntu wazana yenda mu Rwanda bakubwira bati muzana umukobwa w'isugi haboneka bake cyane haboneka bake. None ugasanga yego afite ikintu cyiza ariko kidashimishe kuko abantu benshi bari hirya y'icyo kintu. Nibyo mvuga rero imigani ibisakuzo nibyo ni umutungo wacu ariko abo uzabibwira rimwe na rimwe bazabitega amatwi. Abana ab'iki gihe bo ntibishoboka kubera computer kubera telefone kubera internet kubera noneho artificial intelligence. Donc bo ntabwo uzabegera na gato. Abo wakwegera ni twebwe twabibayemo ariko natwe turimo kugenda turangiza imirimo yacu ku buryo ibibazo utese harimo guterekera harimo iki ese yenda ni byiza ko umuntu abivuga akabishyira hari abantu bakamenya ko byabayeho. Ni nka mize mbese ni nkuko urimo kubaka mize ukugira ngo ushyiremo ibyo bintu abantu bazajya babibona ariko akamaro ku bantu ntabwo ari kanini. Icyo nicyo mbashaka kuvuga. Hano hari utwandikiye kugira ngo wenda ntasimbuka avuga ngo kubera ko mvuze ko naje kukuvumbura kuri umunyamakuru kuko ubushize ntabwo twari twabivuganyeho. Arambajije ngo ariko ngo ntabwo mwigeze mukorana kuri radiyo Rwanda wagira icyo umusubiza? Oya ntabwo nabaye umunyamakuru uyu nguyu classique ariko Christophe Mfizi we yaranzi kubera ko twagiye gukora ikizami turangizije lisanse twari abantu bagira nko ku 9 hari sinibuka neza umubare. Noneho turagenda icyo gihe Orenfo yari ikeneye abanyamakuru bashyashya turagenda dukora ikizami. Icyo gihe Mfizi atugira baduha aratubwira ati ariko se ndabaha ikihe kizami ndabaha ngo mukore dissertation ziko umuntu akora urupapuro rumwe cyangwa impapuro ebyiri.
ati murimo kwandika memoire, ati ntabwo bishoboka, nigaga Nyakinama tugiye kurangiza. Noneho aravuga ati reka dukora ikintu kimwe. Icyo gihe abantu babaga muri Uganda abanyarwanda bari birukanywe, hari umwaka w'1982 birukanywe bari hariya ku Muvumba. Avuga ati reka tubigire topic, noneho tubiganireho, turebe za argument za contre argument, tubigeho impaka, turebe igishoboka. Nibyo bintu, nicyo kintu twakoze ikizami. Noneho turangije duhita muri studio kugira ngo bumve amajwi. Ngarutse no ku bunyamakuru bwanjye afite, sinabaye umunyamakuru uyu nguyu wa wundi wandika buri munsi, ubunyamakuru bwanjye aho mbuhera ni navuga ko sinabukora kubwiyigisha gutya. Nari mfite igitabo nigishaga muri poezi. Muri poezi ni ukuvuga abantu bari mu mwaka wa 5 mu seminari. Noneho nabigishaga Igifaransa. Noneho ngira Imana ngo ku gitabo kitwa La Presse. Igitabo cya kindi kiyobora umunyamakuru, noneho kikagenda bakakubwira nka coupure des informations, cyari kirimo tekinike zose z'abanyamakuru. None urumva buri mwaka narakigishaga. Afite hari sinzi banza navuze ngo namubaye umwaka umwe, no buri mwaka narakigishaga icyo gitabo. Icyo gitabo do cyaramforme cyane, nagwa nk'umuntu mu bantu b'imfura bazanjye na uzi muri Ndahabi Jean Claude. Uyu munyamakuru? Yes, ni umunyeshuri wanjye, donc arabizi n'ibintu tujya dubikorana kuri radio, hari igihe duhuza imiyoboro, ibintu uriya twarakoranye mu rubanza. Voilà. Donc nabwo urugero uzi no kuvuga ko azi giye formation yanjye mu bunyamakuru, nari formye kuko narabyigisha nkafata igihe kinini kugira ngo ujye imbere y'abanyeshuri umetiriza sujet, no nkaba nabicengeye utuntu, no ku buryo nk'iyo nkawe bavanga abunyamakuru b'umwuga mba numva ari ibintu giyewe nsanzwe nzi, sinabwo nabigiye mu ishuri ngo bampe impamyabushobozi. Aho rero ni washingiye ubunyamakuru bwawe. Buri rero noneho ndabyegezerisa kuko ntangaza interview ngo ntegura ibiganiro byanjye, ariko biba bifite imvano. Icyo kinyamakuru, iyo dossier yitwa La Presse nigishije yaramfashije cyane, inkundisha journalisme. Reka rero tugaruke wenda ku cyo twagendereye. Hari kuwa 4 ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka nyine 2026 mwamvuzeho wowe n'umuntu witwa Sibororema w'umushakashatsi, ndetse munavuga ku buhamya bwanjye bwerekeye n'intambara y'abacengezi n'inkotanyi, uburyo bagiye babyifatamo. Mu by'ukuri ese kuko hari aho wagiye umubaza ibibazo byinshi uvuga utese wumva we byari kugenda bitewe n'imikorere yabo, ariko ndagira ngo mbanze nkubaze ikiganiro ubwacyo cyanjye warambwiye uti naracyumvise, hari ibyo numvisemo rwose numva koko ni umuntu wari uhari. Wowe ubwawe kugira ngo ugitegureho insanganyamatsiko, nuko kiriya kiganiro wacyumvise ute? Ese hari ibyo uzi wenda wamenyemo cyangwa se wari uzi cyane ko ntanavuzeho muri kiriya gihe cy'intambara y'abacengezi n'inkotanyi? Ndagira ngo wenda ugire icyo bitubwira. Urakoze. Mbere na mbere kiriya kiganiro naragikunze kuko natanze impamvu zanjye. Iyo umuntu avuga ibintu yabayemo yahagazeho, icyo gihe ibintu byo kubeshya, ibintu byo guhimba, ibintu byo kugingimira uvuga uti simbyibuka, ibyo bushyira ku ruhande. Icyo ni ikintu cyanjye nakunzemo cyane. Ikindi cya kabiri nakunze kuruta ibindi byose nuko wowe Sibomana nk'umuhutu utabereye abitwa abahutu bakoze biriya byaha. Sinzi niba ngaho mubyumva neza. Donc Sibomana umunyamakuru wabaye muri kiriya gihe hari ahantu ukabona abo bacengezi baje bagakora ibyaha nabo bakica abaturage babo, ariko ntutinye kubivuga kuko iwanjye umwicanyi n'umwicanyi.
abicanyi niyo wari umuhutu undi akaba ari umututsi, ngewe mvuga ko baravukana, ni bamwe, ntabwo mbatandukanya na gato. Donc bivuga ko hariya ukuntu wabisobanuye ugahita ufata n'icyemezo cyo kuvuga uti abahutu bishe abandi bahutu, ntubibindikirane ngo uvuge ngo ariko ngo ngiye nabonye ngo FPR ngo yari yamaze abantu, uzi ko abantu bajya bakavuga ngo ugasaba ukagira ngo abandi bari intama z'Imana, bari inyange. Hariya hantu narahakunze cyane, nicyo cyatumye rero nkigarukaho na mugenzi wanjye cyane cyane agira ngo nsuri icyo kintu, abantu bumve ko iyo wabonye ibintu nta muntu biguteramo, ufite autorité yo kubivuga, nta muntu n'umwe ugomba gutinya. Yego uri mu Rwanda watinya ziriya mbunda zabo, ariko ahandi hose bisanzura ntacyo wagombye gutinya, kubera ko témoignage utanga igira akamaro uwo mwanya, ikazakagira no mu gihe kizaza kirekire. Numva nagaruka ngaho, ibindi nugira utubazo dutoya wambaza rwose ndaho kugira ngo gusubize. Wenda kuto tubazo dutoya uvuga nuko icyo uvuze ni ikintu gikomeye cyane, kandi nge kukivuga numva nta kintu hano wabimbuza, ahubwo nge mbipfa n'abantu, mbipfa n'abayobozi, mbese mbipfa na politike. Sinzi niba ushobora kuvuga ko nta muhutu nta mutwa nta mututsi uri mu Rwanda, nta bwoko buhari, kandi ukavuga genocide yakorewe abatutsi. Nese ubwo kuki umuntu atakubaza ngo none abo batutsi ni bande? Ikindi cya kabiri, wenda kugira ngo icyo nashaka kubaza kikubaza, ubundi nge kumbwira ko aho nanyuze cyangwa se muri biriya bya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, nge nari mpari n'ibyabaye, ndetse hari nakunze no kuvuga ko ari uruhare bakunze kwanga ko mvuga, nge nagize muri icyo gihe, kandi ntara bahigwaga ari bo batutsi. Ubwo sobanura ko nta mututsi uhari gute? Urumva yewe niho naguciye no mu maso, ubukozi kondo rikomeye cyane, ngo ntabwo umuntu ubeshya ku mugaragaro ku manywa. None nge icyo ngira ngo baze kuri wowe, koko ubu abanyarwanda ni umwe ku miyoborere yabo cyangwa uburyo babivugamo, koko ni umwe, nta muhutu nta mutwa nta mututsi, nawe ni kubyumva? Urakoze. Abantu bavuga ko nta moko ari mu Rwanda bafite ikintu bagambiriye, kubera ko amoko twaravutse turayasanga, bajyaga bayatwandikaho mu bitabo, amabuku, cyangwa se aho ugiye gutangira kwiga. Nta kibazo yari ateye, nta kibazo yigeze atera, usibye yenda abanyapolitike nabo bizamukiraho, ariko uko babizamukira abanyapolitike n'abantu baza bagahita bagasimburwa n'abandi, ntabwo byavuga ko ayo moko atabaho. Ndetse ndagenda kure, abazungu binjira mu Rwanda, bariya Abadage bageze ibwami kwa se wa Yuhi Musinga, bahageze bazi ko babasobanura ko ari abatutsi. Hari filimi ihita bavuga bati Watusi, byari bizwi ko ari abatutsi. Ubwo ni mu ntangiriro za royaume y'u Rwanda. Noneho ndetse abami b'abatutsi b'abanyiginya, kugira ngo bagire u Rwanda bagende barwagura ruba runini, bagombye kwica abami b'abahutu. Donc urumva igice kimwe n'abatutsi, ikindi n'abahutu. Ibyo rero nta kintu gishobora kubihanagura ngo ntibibaho. Abashaka kubihanagura bafite impamvu zabo, jewe ntabwo twumvikana. Ndababwira nti mwemera ko bibaho, ahasigaye ahubwo murwanye kubikoresha nabi. Abatwa tugira ibyago, ntabwo bakunda kubavuga, ariko jewe nakubwira ko rwa rugero rwayo bushize rwari rufite nka 50, yari afite n'abahungu bigaga, baje kwiga, n'abandi bari batuye hakurya y'iwacu nabo twigaga, twahuraga mu Ruhango twigana. Wasangaga ari abantu mumenyeranye, bamwe bajya no gukora i Kigali, wahoze ari mu planton, washajisha abaminisitiri bangahe. Yari umuntu witonda cyane ku buryo yashajisha abaminisitiri bangahe bagenda basimbura guverinoma. Akaba ari wa muntu utaha ku musozi avuye i Kigali mu kazi ke k'ubuplanton,
urumva yazaga ari umuntu ugaragara usa neza. Donc ngiye niga muri université twahoraga kuri twa tubari two mu giturage tugahita dufata icupa, ntabwo namubwiraga ngo soma iryawe nanjye twarasangira icupa tukagenda duherekanya, nta kunena byabagaho. Urumva twebwe twafite n'Imana ba Munyankuge bariya ndabazi ndi umwana. Hari abandi bavindimwe na Munyankuge, umwe yari na greffier wo mu rukiko rwa kanto rw'Ikigoma. Hari abatwa berevutse bigaragara ko babaga bahagarariye ubwoko bw'abatwa babo. Dufite ayo moko uko ari atatu: Abahutu, Abatutsi, Abatwa. Ingabo z'umwami zazikozwe nayo moko uko ari atatu. Rimwe na rimwe babaga ibitero bikomeye, abica abantu mbese b'intwari ku rugamba babaga ari Abatwa. Donc ukaba ufite ingabo zikozwe n'Abatutsi n'Abahutu n'Abatwa. None se bajya kuvuga ko tudenku bihise bidisparesa ngo kugira ngo abantu bumvikane kubera iki? Ahubwo murebe ukuntu bakoresha ubwo bwoko. Nicyo kibazo gihari, nta kindi. Ku nsanganyamatsiko yawe waravuze uti Sibomana Atanaze ati Abahutu bisha abandi Bahutu, ariko hari abandi bantu bambwiye bati yari gahunda ya FPR Inkotanyi yo gutsemba Abahutu. Ibyo by'Abahutu nta byabayeho. Sinzi nawe niba ariko ubyumva, kuko urabivuga nka Emmanuel Senga, ariko hari abandi bavuze bati Sibomana we ntabwo uzi ko wari umugambi wa FPR Inkotanyi kuba naravuze ko Abahutu bica abandi Bahutu, bikaza no mu nsanganyamatsiko yawe. Wumva kubivuga cyari ikibazo? Ibyo bisaba umuntu kujya mu migambi ya mbere ya FPR itera. Ngira ngo twese twumvikanye ko FPR yaratubeshye ndetse isubiranamo ibeshya n'abayo. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko muri FPR hari akanuwayo k'abantu bake kazi k'abacurabwenge, kazi imigambi ibavanye muri Uganda n'icyo bagiye gukora. Birashaka ahangaha gusobanura ko muri FPR bayitiza imbaraga Abanyamerika, bayiha Museveni ngo ayihe ibikoresho byose, bari bayiha mission yarizwi n'abakeya, ba Kagame abo ngabo, yenda Rwigema nawe usibye kwavuga bati we ntabwo bamushyiragamo cyane kuko bari baramwize, basanga ari umuntu utaba extremiste ngo abe yakora ibyo bamusaba kuzakora. Ariko Kagame en premier lieu byari bizwi ko bari bamutegetse ko niyo bamara gufata u Rwanda bazatera na Kongo. Donc iki kintu cyari gihari, barabizi. Mu gitondo mu kiganiro nakoze hari uyu Mikela Long, n'umunyakanada we wandika ibitabo asobanura ukuntu we ntashidikanya ko Kagame iriya genocide yayiteguye kandi akayikoresha, yaba iy'Abatutsi yaba iy'Abahutu. Ibyo ni ubivuga, ntabwo ari byo babimwandikiye, igitabo cye kirahari. Urumva rero mbere na mbere FPR yadutse yo yiyoberanyije ku buryo na bene wabo bari bayirimo abataracengeye imigambi yayo nyayo, nibo usanga bamwe baratangajwe n'ibyo yakoze. Kuko baje bagenda barimbura imbaga y'abantu, barimburaga Abahutu basanze aho ngaho kuko bamwe bari batari bahunga. Noneho no muri genocide hari abasigaye nabo bagenda babatsemba, ariko n'Abatutsi babonaga babonye cyangwa babona bari ahantu bagiye kunyura, ntabwo bareberaga izuba. Donc kuri jewe ibyo nari impari nanjye nko kuvuko wari uhari, sinigeze mva muri kiriya gihugu. Ibyo bakoze byose ndagiye mbibona, sinigeze nahunze nka kilometero 2 cyangwa 3, noneho ngira Imana ndagaruka aho hantu ha kabiri aho nari nahungiye bwa mbere. Afite nakuye ko navuye mu seminari mpungira noneho ku muso kwa bene wacu Igitarama, ariko sinabasha kujya iwacu mu Ruhango. Noneho ubwo bavanagamo ka militaire ya Gitarama, abasirikari baje birukanga batubwira ati muhunge twatsinzwe. Ubwo rero turagenda, ariko barirukanga cyane. Epi naranatekereza nkava ni dukomeza kugenda rifite twana dutoya cyane, mvuga ni nkomeza kugenda ndahinduka impunzi ku buryo nzananirwa no kubona icyonje. Icyo kintu cyameraga mwaba noneho wagenda gahoro, yandagira Imana ibintu numvaga bishobora gushira. None ndagaruka, ngarutse twaje tureba imirambo y'abantu amasiteri
donc kugerekeranya abantu kugira ngo ni ibiti batemye, ibyo byose twarabibonye. Abandi bagenzi bacu bahungiye muri Kongo babonye ukuntu bicaga umwana, umukecuru, ibyo byarabaye. Donc niho mubwira nti abicanyi n'abicanyi bazajya bagira iyo soni yuko bisha abantu kubera ko nta wigeze bibategeka. Ariko ngarutse ku kibazo ni ukuba ku FPR ubwayo sinzi ko nabo hagati yabo bayumvikanagaho, ni nayo mpamvu yaje kubeshya n'amashyaka yasanze imbere mu gihugu, bayibeshyeho nabo bababwiraga langaje nziza, ariko baza kubona ko barimo kugenda babakina babadiribura. Nibyo byabaye. Iyo tuvuga ibi biganiro vuga cyangwa se tugatanga ubuhamya, akenshi tuba tugira ngo haboneke n'igisubizo, kuko ntabwo aba ari ukuvuga gusa, ahubwo ni ukujya abantu babimenye, bamenye amakosa yakozwe, hashakwe n'igisubizo. Ubona ukurikije uko icyo gihe cyari kimeze, ibyo abantu bakoze, navuze ku Bahutu mvuga ku Batutsi, kuri wowe wumva nyuma y'icyo gihe icyagomba gukorwa ari iki? Ngira ngo nabitanze ubushize nabwo nti iyo tuza kugira abantu bafite vision, bareba imbere, bafite ibitekerezo bizima, atari abantu baje harimo amabandi n'ibiki, uriya wari umwanya utaboneka. 94 yari umwanya utaboneka, Inkotanyi zivuze ngo zitsinze urugamba. Icyagomba gukurikiraho uwo mwanya kwari ukumenya ikibazo kironje Abanyarwanda. Ikibazo cy'Abanyarwanda ni ikihe? Ni ibyo byo gushaka kurwanira ubutegetsi. Noneho bakifashisha amoko, Umuhutu yabugeraho akikikiza Abahutu, bakaba bagira n'Abatutsi, Umututsi yaza nawe akikikiza Abatutsi, bakaba bagira. Nibyo bituma duhora muri iyo gatebe gatoki. Igisubizo rero ni ikihe? Igisubizo naragitanze. Turacyafite igihugu kiyoborwa ku buryo bw'amarangamutima. Ntabwo twagera ku rugero aho abantu bumva ko ari igihugu umuntu yigengamo, nshobora gutanga igitekerezo cyanjye sinkizire, noneho icyawe nkacyubaha n'icyanjye ukacyubaha, tukabihuriza hamwe tukabisekuranya, twamara kubisekuranya tukavanamo icyagira akamaro. Aho ntitwari twahagera. Kubera iki? Kubera ko turacyatsikamiwe n'ubutegetsi bugendera ku moko. Aba bari muri kino gihe kwa Kagame bazi neza ko Abahutu bamerewe nabi imbere mu gihugu, Abatutsi nabo usibye ko nyine Kagame we nta formule agira, bo yaramutse nabi n'Abatutsi arabangamira. Ariko hari igihe yerekanaga ko nyine nabo babyibeshyamo bavuga ngo n'ubutegetsi bw'Abatutsi ngo bagomba gukandamiza Abahutu. Giye nabwiye ko uburyo bworoshye buzarangiza kiriya kibazo ni ukuzagira ubwo umunyarwanda yumva avuga ati ndagengwa n'itegeko singengwa na Kagame, ndagengwa n'itegeko singengwa na Gitifu, ndagengwa n'itegeko Gitifu akaba yashyizwe hariya, yaba baramutoye uko bamushyiraho kose, ariko agomba kubahiriza itegeko. Ibyo nitubigeraho byose bizarangira. Hari ibyo wavuze ejo nahoze nkurikirana rumiwe nyine waravuze ngo ufite wazanye imiti 3, nari ngiye n'ahantu ndahagarara kugira ngo numve iyo miti yawe 3 mu kiganiro cy'ubuzima. Sinzi niba igenda byumvise ejo. None iyo miti yaravuga ngo uwa mbere ni icyuhagiro, uwa kabiri igihango, uwa gatatu ukuraho imipaka. Ndabona ni Bwana Tanazi yenda nituze guhura mu kiganiro ndamubaza ibyo bintu abitekereza ati no iyo uvuze icyuhagiro nibaza abo uzuhagira, aho uzabuhagirira, uzabavanaho, uzababwira ngo mureke guhinga muze njye kubuhagira. Icyo ni kimwe. Hanyuma icya kabiri ngo igihango ntabwo kikiba mu Rwanda. Igihango ntabwo bikiba mu Rwanda. Ega ikintu tugomba kumva, nkeka ko iyo uvuga ngo muzatuma igihugu kijya ku murongo kubera umuco ntabwo umuco wo mu Rwanda ntawe uhari. Umva bari mbikubwira ko ntawe uhari. Iyo mubona bari abana bajya kurongora bagambara ya mishanana, bakambara bagafata ibihosho n'ibiki, birukeka ko ari umuco. Biriya ni industry y'umuntu wabyize akabatereka mbaho ibintu bibarangaza, bakeka ko bahindutse nk'Abatutsi ba kera, bagenda batengasa ibihosho, bagenda ariko bivanamo amafaranga. Iriya ni industry y'amafaranga, ntabwo ari umuco. Biriya ni ibintu byo
byo kugira ngo abantu bajye gusa nka kuriya, wakabaye umuco iyo abantu buri munsi babihoragamo, ariko ntabwo ari umuco. Donc igituma tudashobora kugira umuco ukomeye ni iki? Ni uko umuco wacu wanyeganyijwe n'iterambere, iterambere ryihuta cyane rirandagura ibintu byose. Ntabwo rero wazana kuvuga ngo uzabwira ngo kubita icyuhagiro. Numvise uvuga ngo abaperezida wabafata ngo ukabashyira hamwe, umuntu akaba ngo umunyamuco akajya kubuhagira. Abaperezida uzajya kubuhagira urindi. Abaperezida bazaba bafite imirimo ya giperezida, hari protokole, hari iki, uzajya kubabwira ngo nimuze mbuhagire ubavanye hehe? Ujye utusobanurira. Hanyuma ngo igihango, icyo gihango ni iki? Unumvise uvuga ngo bagacana indasago bakanywana. Turi kuri nivo yuko abantu bakongera kunywana. Ikindi bishoboka kubaho, ntabwo bishoboka kubaho, byararangiye, se revolu. Ibyo rwose oublié, ntabwo bishoboka kubaho. Tugomba kumenya ko umuco niyo wawutekereza, umuco ntabwo tuwanze. Niyo gituma tugira za mize bazishyizeho kugira ngo bikonserve, kuko nta na rimwe uzabigumana mu buzima busanzwe. Abantu rero bashaka kumenya uko umuco wari umeze, baragenda bakajya muri mize, bakajya ahantu basobanurira, bakabyibuka mu mutwe gusa, ariko ntabwo uzabishyira hariya ngo bikunde. Nicyo gihe mba nshaka kukubwira. Wowe rero sinzi maji ufite y'ukuntu uzabikora, wabitubwira. Uyu ni umwanya ufite, nawe wabikora watubwira. Urakoze. Wenda mbere yuko ubundi gacaca yo mu Rwanda yabayeho warayemeye? Gacaca ntabwo nayemeye, kubera ko inyuma gacaca hari harimo amayeri y'ubutegetsi. Gacaca yateguwe n'abategetsi, ntishobora kuba gacaca. Donc ijambo icyo bivuga bya kera barijyanye mu butegetsi, muri politiki. Iyo bambitse ikintu ni nk'ibyo nkubwiye, iyo bambitse ikintu imyambaro ya politiki barakidenatura, ntabwo kiba kikimeze nka kwa kundi. Donc basigana imvugo yitwa gacaca, imikorere igahinduka biriya twabonye, aho abantu birirwa bajya kubeshyera abandi, babafungisha, babaziza umutungo, bababeshyera, ugasanga umuntu ntiyakubonye, yenda yari ni Butare, wowe uri, ugasanga umuntu akubeshyeye. None kubera ko icyo hari igisuti kibari hejuru, nta muntu ushobora gutinyuka ko yavuga ati koko biriya bintu mu bikosore hariya, kuko birabafasha, bifasha ubutegetsi bwabo. Bashaka gupinagaza Abahutu, bavuga ati Abahutu bose bakoze jenoside, kandi ntabwo ari byo, ntibyashoboka. Ibyo ntabwo bishoboka. Bahimba rero ikintu kirwa kijambaguza Abahutu, kibabuza, kibatesha agaciro, kibasiga isoni. Birakora, bifunga abantu, bamwe bibifunga mu imyaka n'imyaka. Biriya bintu ntabwo, ahangaha muri Etats-Unis tugira inkiko zijya kumera nka gacaca. Jewe nasiyejemo, kuko buri muturage ugiye gutya bakakunoma, ntabwo ugomba kubyanga. Tumaramo ibyumweru 2, ariko byo dukora mu mategeko yanditse. Babanza bakaduha formation, haza abantu bacimanza, abavoka, bakaduha formation nk'iminsi 2. Noneho twe tukajyamo tugakoresha bon sens, ariko tugenda, kandi tuba turi groupe, tugomba gukosorana, turakosorana. Bityo tuba twacu urubanza rukaba rwakwemerwa, ariko tuba dufite guide y'abantu bize amategeko. Twebwe tukagenda tureba ibishoboka n'ibidashoboka, ibimenyetso byatanzwe se nibyo cyangwa si byo. Ariko nyuma nko kureba ko bikurikira itegeko, hakaba hari abantu bagira mbese nk'izo manza banza bacira Dr Eugène Rwamucyo mu Bufaransa. Ariko ibyo mu Bufaransa nkeka simbizi, genda avuga kaya hano nagiyemo byo rwose. Ubundi kenshi umara ibyumweru 2, kandi uhava experience nziza, kuko bari ibintu bikomeye cyane. Ntabwo iyo urimo, ntabwo ugomba kubana n'abantu kugira ngo batakwe influence. Ntabwo ugomba kureba muri za Google kugira ngo utazabona ikintu kijya gusa n'urwo rubanza urimo kubura. Barakurimita cyane, rero ugasanga uri concentré, noneho ugakoresha umutima nama n'ubwenge cyane. Ugomba gukoresha ubwenge kuko barakubaza. Donc iyo turimo uba ugomba gusubiza, hari ibibazo bakugenera ugasubiza kugira ngo barebe kuri ugenda ku murongo, utaza kubera cyangwa utaza kuvuga. Voilà.
Ah, uri iyo ngiyo njye igisubizo nagikuye mu muco w'umunyamuco. Wowe uri iyo ngiyo ndizera ko ushobora kuba nawe utaratwawe n'iby'iyo gusa ngo wibagire umuco wawe, kuko aha ngaha ndagira ngo tuhaganire ngo twari umuco abaperezida bo muri Afurika akenshi sinzi niba bamwe nagiye menya ndetse rwose mfite n'ibimenyetso nuko hariho abajya kuraguza cyangwa se bayoborwa n'abapfumu. Ibyo urabizi cyangwa ntabwo ubizi? njya byumva, ariko ni ukurindagira nyine. donc ni ukuvuga ko niba ufite umuntu utizeye, donc utizera ubutegetsi bwe, azajya aba afite abantu bagenda bamubwira ngo kugira ngo bukomere ugomba kuraguza, iyo utizeye uzayakuraguza. Ngewe ariko nta kintu cyane kuraguza, kuko ibyo ni ibintu usuzugura, kubera ko niba hari umuntu ushobora kuba, nemera ko hashobora kuba haba abahanuzi ntabwo bacitse, ariko ntabwo wafata umuntu ngo ajye hariya bavuga ngo ni umupfumu, none uzasange yaranakize kubera ko abantu bamuzanira ifaranga byinshi. Ni uburyo yashyizeho bwo kugira ngo banyunyuze, kandi ibyo babwira nta kivuga ko ari ukuri. donc abamwemera rero ni iki? Abamwemera ni ukuvuga iyo wabyemeye mu mutwe wawe urabyemera ukagenda ukabikora, akaba yanakubwira ngo uzagende wambaye ibishara ukabikora. Ngewe ntabwo wantegeka ibishara, ubwo ibishara byawe bihuriye n'akazi ndimo gukora kugira ngo nkarambeho. Mbese ni ukuvuga ko utemera ubuhanuzi, utemera ubupfumu, kugeza ubu ngubu wumva ntacyo bimaze. Tugende gahoro gahoro. Ubuhanuzi ndabwemera kubera ko umuntu ashobora kujya gutya akaba Imana ikamusura, cyangwa sinema runaka ikamusura, akaba yavuga ibintu bifite aho biva n'aho bijya, kandi atabigizemo uruhare runini cyane, kubera ko ariko Imana iyo ngabire ayifite. Uwo ni umuhanuzi. Ariko umupfumu wa wundi wirwa ari mu kadukuru avuza ibinyuguri akubita ibyo byuhagiro byawe, uwo nguwo ntabwo turi kumwe, kubera ko arimo gutrasifigura, arimo guhindagura ibintu kugira ngo abantu bamutinye bamwemere, kugira ngo ibyo ababwira babyemere uwo mwanya. Ntabwo ibyo rero ntabwo tujyana, kuko uzareba abenshi bajyayo bakaraguza, barangiza bakaza bagapfa cyangwa bakajya gute. Ibyo ntabwo mbyemera. Iby'ubupfumu reka nguhe urugero. Kera papa wanjye nari ndi kuri universite, reka tujye duha n'abaturage dupara. Nari ndi kuri universite, noneho twari dufite abana batumesera. Bukeye umwana umwe aza kunyiba ishati, nari maze kuyigura rwose, hari ibutare nziza cyane, ishati nziza. Noneho umwana arayiba arayijyana, ariko bihuze nuko nagomba kujya muri weekend muhira mu Ruhango. Papa rero yari umusaza, nzi ko hari umuntu w'umupfumu bari baziranye, noneho utuye hafi kuri paruwasi yo mu Ruhango neza. Ndamugana ko muzehe ni wagiye kubaza wa mugabo yitwaga Ndera, ni noneho akanshakira ishati. Muzehe biramushimisha cyane, kuko urumva nari mushyize muri baye, nari mushyize ahantu yumva nyine amenyereye. Ati tugende umwana wanjye, turagenda. Noneho tuhageze nsanga n'uwo mupfumu arimo kusangira n'abandi barimo kunywa icupa. Ngewe ntabwo yarazi umusaza wanjye nibo bari baziranye. Noneho aragenda aramwongora ati umuhungu wanjye aragushaka. Umugabo deje ubwo yumva mu mutwe we yahise abara amafaranga, aza yihuta. Ubwo dutera intambwe tugiwe. Noneho tuhageze adushyira ahantu ubona hatabona. Nuko noneho aravuga ati mbwira icyakuzanye. Nahubwo ari ukimbwira. None se ngikubwira gute kandi wari wowe umuhanga? Arambwira ngo tutumvikana, ntabwo tuvuga mu Kinyarwanda. Noneho nireka mpe kugufasha, ariko banyibye ishati yanjye, none ndashaka kumenya izina ry'umwana, cyangwa se nubwo wamushushanya bipfe konyoriyantade umuntu wayibye. Nuko uzi ibintu yakoze hirya aho ngaho hari mu penombure hatagaragara. Noneho numva arimo kurwigiramo utuntu ndamaze ntibavuze ngo iki, ngo ariko ngo uzi ko utatanze n'umufuragiro. Ngewe ndakwishyura maze kumbwira uwo ari we. Nuko nabona ntitwumvikana, mbwira umusaza nti uranyerereza n'ibintu birantesha igihe cyane. Umugabo yasigaye arakaye, byegenda igenda, kuko nabonaga n'ibintu
ni ibintu by'amafuti biriya bintu utabivuyemo hakiri kare ahubwo wata umutwe. Urakoze. Impamvu buriya nta bikugishaho impaka cyane ni uko utabizi, ntabwo ubizi cyangwa se ngo ube warabivuye, nta buhamya ubifitiye ko umuntu ashobora kuguhanurira cyangwa se kukuragurira cyangwa se kukuvura mu buryo bwa gakondo. Guhanura bivanemo yewe zana guhanura kubwiye ko byemera, naho kuragura nibyo ni ibindi nibyo nabo n'ababeshi babaho, nta bintu bitagira abantu nk'abo ngabo bateka mito, ibyo bibaho cyane. Ubamenya ute rero abavugisha ukuri, ubamenya ute? Ubamenya nuko ukuri kwabo gusohoye, bagaragazwa n'imbuto zabo. Ubu rero impamvu mbikubwira ndabizi, gusa byivangamo abo ngabo uvuga, ariko ngiye mu buryo nabayemo ndagira ngo ubwire ko n'ubu nicaye aha ngaha naho nakoze hose ibyo nari mbizi kandi narabibwiwe n'abapfumu. Wabyemera? Donc bakubwiye uko ubuzima bwawe buzagenda cyane rwose. Ndakubwira uko wowe ujya kuganira n'umupadiri witwa Muzungu Bernard. Muzungu ndamuzi cyane, najya musanga ndamuzi ariko ntabwo twaganira nawe. Ni nguko ngubwiye ngo yarazi ko azaba padiri kandi yarasanzwe abimenye mu ubwo buryo, niwe ubyivugira. Ibyo rero nta gitangaza kiri, ariko reka wenda tute naho tugarutse gatoya. Igisubizo gikura mu muco, kuko ibindi mbona byarananiranye, kuko noneho wowe njye nagikuye mu muco. Kandi nsoza mvuga ngo niba uyu muti wanjye utazawemera rwose ni uburenganzira bwe, nawe azazana nawe Emmanuel Senga, nawe tanga uwawe, amahoro yaza mu karere. Njyewe nawe utanze navuga ni igihugu nikigendera ku mategeko nibyo bizatuma igihugu kimererwa neza. Naho ibi byawe ngaho tubwire, ese hera kuri kimwe icyuhagiro mbwira abo uzagitera nuko uzagitera. Icyo ni buriya iyo ugaragaje ikibazo abo kugisubiza, buriya hari igihe atariho utanga igisubizo, ubu cyerekanye nibyo biri ngo ibuye rigaragaye ntabwo ryica isuku. Uwumva n'igisubizo yabikora, uwumva atari igisubizo yabireka, ariko njye nk'umunyamuco numva uko byari. Reka tugende gake twumvikane. None urakwerekana, urakivuga. Niba ukivuga atinyuka kukibwira abantu ngo niwo muti, nibura ugifiteho ibintu kiziho, uravuga uti genda basona ko byagenda gutya bikagenda gutya, nibyo nshaka. Tubwire icyuhagiro uzagikubita abande, bizagenda gute, uzabarundanya ute? Ni ikibazo cyoroshye. Ubundi abo nabwiraga ariko wamenya abaribo cyangwa se warababonye? Abo wabwiraga se wavuze abaperezida? Ngiye muri iki bisobanuro naragikurikiye, muri iki bisobanuro watanze wabwiraga abaperezida bo muri karere, noneho tubagumane. None mbwira ukuntu uzafata Museveni, ufate Kagame, ufate Suluhu, ufate Ndayishimiye, none ubashyira hamwe bakubita ibyuhagiro. Uzi impamvu bitashoboka? Ni imwe gusa, ni ugusuzugura umuco. Ariko two kujya umva amagambo ntabwo ahinwa mu ijambo rimwe. Umuco se, umuco Suluhu afite umuco we, Museveni afite umuco we, Ndayishimiye afite umuco we, noneho ugiye kubabwira umuco wawe w'umunyarwanda. Narabivuze ko buri muntu wese afite umuco we, kandi muri uwo muco we hashobora kubonekamo igisubizo. None se kuki mwajya gushaka mu bintu bivunanye? Kandi hari uburyo bworoshye bari abantu bayobora ku rwego rwa politike y'isi yose, ntabwo ayobora igihugu cyabo umwe mu karere ke konyine. Ikintu kizana amahoro, ikintu kizana ubuterere mu gihugu, nuko abaturage bagira amategeko akomeye meza abaha uburenganzira bwabo, noneho nabo bagasigara bayirwanirira. Nta muntu ushobora gukora ku itegeko uzi neza ko rikufitiye akamaro.
nabyo bindi byo kuvanga umuco uwo muco umwe azajya kureba ibyo mu muco we undi areba ibyo mu muco we bazahuriza he? none kuvuga ibyo ngibyo ko byananiranye kandi babizi bazi ko icyo kintu gishobora gukemura ikibazo, koko uremeza ko byanze gukemuka, icyabuze noneho ni iki muri ibyo ngibyo? Urakoze cyane, ndakora urugero rworoshye. Harabura icyo bita volonté politique, ubushake bwa politiki. Birashaka kuvuga iki? Birashaka kuvuga ko nka buriya ugereranyije u Rwanda n'u Burundi, Uburundi ikibazo cya Hutu Tutsi gihora kidushwanyaguza nabo baragifite, ariko barakegereye baravuga ati turebe tugerageze niba mu nzego z'ubutegetsi, mu nzego za gisirikare nitubashyira abo ofisiye bose bangana impande zombi, turebe icyo bitanga bifitiye akamaro. Naho twebwe barazana Kagame akazana 99 bice 99 b'abatutsi bakaba ari bitwa ba ofisiye. Urumva se atari umufisiye w'umuhutu ibyemezo bifatwa n'abatutsi gusa? Donc we ntabishaka kubera ko nibyo yahisemo byereke ni nk'ubugegera bwa nuza bwa politiki. Ubugegera bwa politiki no kuvuga ko nta kintu yitayeho, ariko aramutse nuko watagira kuri iyo niveau, we ni umuntu uteye kuri niko ameze, niyo nature ye niko ameze. Ariko hazaboneka yenda undi we uzahita ubyumva ku buryo icyo kibazo tunavugaga cyerekeye nko kurwanira ubutegetsi hagati ya Hutu Tutsi wari ukuntu gikemura. Ega ikintu abantu bagomba kumva, abana b'u Rwanda bose bagomba kubareba kimwe, kubera ko nibakura bagakora, bakagira bagakora igihugu cyabo, ntabwo umwe azajya akora Gitutsi undi ngo akore Gihutu, bazakorera igihugu kimwe. Nicyo dufite hano muri Amerika. Muri Amerika nicyo gituma igihugu gitera imbere. Ntawe uvuga ngo uzi ko mu ruganda umuntu agira gutya akagira ngo wajya ngo ni manager w'uruganda, abakubwira ati nawe akora kubera iki? Azi ko azahembwa ari uko nawe wakoze. Usanga abakozi barimo kwanterena abandi byabagiyemo byahindutse umuco. Ahubwo aha niho navuga umuco, haje mu muco wo gukora, atari imico yayindi yo kujya kuraguza no guterekera no gukubita ibinyuguri no gukubitana ibyuhagiro. Ndabona twa tubazo dutangiye kuzamo, ariko ibyo ari byo byose ndumva nta kindi kidasanzwe nagombye kukubaza cyangwa se kugira ngo tukivugeho dusoza. Gusa birasigaye igihango uzaba cindasago gute? Ubundi ibyo reka nzabikoreye ikiganiro, kuko ndabona nkurikije ibyo muri imbere yanjye. Urabicikanye jewe urambaza nko gusubiza wowe nabigeraho kaba ngo uzabikoreye ikiganiro. Ubundi mu ncamake igihango nubwo njye nabyanditseho n'igitabo ku gihango. Igihango ni ubumwe abantu bagirana kandi bakoresheje ikimenyetso cy'amaraso nka biriya bavuga ku bya Yezu Kirisito n'abandi, ariko symbolique, kugira ngo ibihugu n'abaturage bazabana ubuziraherezo. Nicyo burya hagati aho nicyo bita igihango. Wenda nicyo wakumberera wabamwani bitubwiye mu magambo make babikora bate, kuko nicyo dukeneye kubivuga. Kuvuga ngo uzabikora ikiganiro, je nakubwiye ni yo ngukurikira, hari ibintu uvuga byo mu muco nkaba nti wakuma ngo tuvugane ngende nkubaza nanjye, kuko n'iki gihango tubwira ukuntu byashoboka concrètement. Byagenda gute kugira ngo ntibibe mu magambo yo mu kirere? Byagenda gute? Ubundi icy'ingenzi kirimo ntiriwe mvuga menshi cyane. Icy'ingenzi kiri ku gihango ni uko abantu bagomba gusobanukirwa iki gihango icyo ari cyo. Kuko nawe ubwawe urabaza uti igihango ni iki? Urumva ni ikintu abantu bakwiye kuvuga ngo ese koko iki kintu barakizi? Igihango ni ikintu gikomeye cyane umunyarwanda yari yarashizeho kugira ngo hazabeho ubumwe, hazabeho kubana ntawe uhemukira undi kandi ubuziraherezo. Nicyo cyitwa igihango muri bake. Wibagiye ko ibyo bintu byabaga hagati y'imiryango, abantu bakeya, abantu barabaye benshi cyane. Uzabishyira muri pratique gute ko aricyo kibazo gihari? Kubishyira muri pratique cyangwa se kubishyira mu bikorwa, ntabwo ushobora kubishyira mu bikorwa. Ubundi ikintu cyose ntushobora kugishyira mu bikorwa abantu batarumva neza icyo ari cyo, ahubwo bazakimenya bate.
sesa bazacyumva gute kubera ko ni ibintu bya kera byataye umurongo ku buryo kubisubiza inyuma ngo abantu babyumve bavuga ati icyo gihe tutadusubira inyuma twaba dutiginde ahubwo tujya imbere tureba ibindi byakoreka nk'ibyo nari nkubwiye kugira igihugu kigendera ku mategeko. Ibyo ni ibintu byumvikana kuri buri wese, none se itegeko ritora mu nteko bakarishyira hariya, uryishe wese akaba afite ikibazo cyo kuba yaryishe rikamugonga. Kubera igihe mfite urumva ko bisaba ko njye na senga, kuko ibi bintu by'umuco bisaba ikiganiro cyabyo cyihariye hagati yanjye na senga, kuko iby'umuco iyo utangiye kuvuga ngo ni ibintu byataye agaciro ntacyo bimaze, nawe bisaba kubisobanukirwa, cyangwa se tukabijyaho impaka tukareba ngo ese ibyataye agaciro ni ibiki, ibyo bintu bivuga ngo ni ibishenzi, ugiye kuba nka babakoroni, ni ukuvuga ngo byasaba ikiganiro kiregire hagati yanjye nawe ku byerekeranye umuco n'igihe kigezweho. Ese umuco wako cyafasha abantu mu muco ni igiki? Ese igihe kigezweho ko ntacyo cyakemuye? Ubwo ni ukuvuga ngo urumva ko ni indi deba. niko reka nkoza akabazo kakureba uyu mwanya. Ejo bundi wambaje tese umwenda wanjye nambaye impuzu yanjye, iyo ureba ubona nambaye neza, sibyo? None ndashaka kukubaza, iyo mpuzu yawe uyambara kangahe? Ni bangahe muyambara? Muyijyana mu minsi mikuru, hari uko mujya gutega imodoka muyambaye cyangwa mufite aho muyambarira gusa? Ibyo byasaba ikindi kiganiro. Urumva impuzu ubwayo icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane. Uti uyambara gusa no kugira ngo abantu bakurebe, ni gacyo wagombye kumbaza. Uti se uyijyana mu bukwe, uyijyana ibyo. Ubundi mu Rwanda nje ntekereza ngo ese y'abakoloni bataza umunyarwanda bari hati, neza bikora ko umunyarwanda aba yarapfuye iyo abakoloni bataza mu Rwanda. Kandi hashize imyaka myinshi cyane u Rwanda ruriho, ko rwari ruriho se rwari ruriho rute? Yewe nkubwira, reka tujya kuba pratique. Yewe niho tugirana ikibazo gitoya. No, ibyo bintu bya kera mu by'ukuri uko u Rwanda ruri muri geopolitique, uko ruri mu bihugu byose, ntabwo wazajya kuri uwo muco warwo ngo bikunde. Nabahaye urugero rw'Abakoreya ya ruguru hariya. Abakoreya ba ruguru bafite ukuntu bumva ubutegetsi, bakabusenga bakagira gute, ariko baba bambaye imyenda, baba bambaye inkweto, donc nabo bakurikira ibintu by'uko ibintu bizamuka. Ntabwo wagira gutya, usibye bari mwambara nka babandi bamwe babantuza sinzi ukuntu babita, babaramasi nibuka secte babamo, bamwe bambara impuzu zijya gusa nk'iyo yawe, ariko byo bibanza bari imyenda. Bien, abo ngabo ni idini ryabo, ni ukwemera kwabo kubibategeka. Ariko kugira ngo uzafate igihugu cyose byari kwa nk'ubu, reka twumvikana Tanaga, nk'ubu bambwira guti yenda hari n'umunsi tugira gutya abantu bakambara impuzu, abanyarwanda bose bakambara impuzu, byapfuye kugaragara. Ariko se uzayambara na Rutanga rw'amaboko mwembi, ubwo muzahindura abandi muri babiri gusa mu Rwanda. Kandi reka rero umunota nsigaye ni umunota umwe, ariko uravuze uti ese wowe na Rutanga rw'amaboko, ahubwo se ko twe tubayeho nta n'ibyabagaho, noneho kuki abandi batabikora? Ese babikoze icyaha baba bakoze cyaba ari iki? ahubwo ibaza ikibazo, kuva mwabyambara kuki n'abandi bikabane mu Rwanda beseza mwabyambara nta bandi bari babigana kubera iki? Kubera ko batarasobanukirwa nyine agaciro kabo. Imyaka yawe izatuma basobanurira ku buryo nimunagenda hazaboneka abandi bazongera abana bato bazabyuka babyambaye. Ariko byibuze bamenye uko u Rwanda rwabayeho n'uko rwatangiye n'uko abanyarwanda bari bameze. Ngo bibamarira iki se ko hari amateka basoma? Ntabwo bakeneye kureba impuzu, kubera ko ntabwo umuvumo, ese umuvumo uzavanayo mu Rwanda? Umuvumo ntukiboneka wo gukoma izo mpuzu. Muri Uganda par exemple ho mafite umuryango munini, ho baracyazi ko mabani nazo bahambamo abantu.
ndabizi, ariko mu Rwanda ntibinashoboka kubera ko ntabwo uzawubona umuvumo wo gukomamo impuzu ntuzawubona. None se kuki mushaka ikintu kidafite na reference, kidafite aho muzakivana? ntabwo ngiyemo ikibazo binsaba ubwo uvuze ngo umuvumo gucika k'umuvumo buriya hari igihe agace k'ubuzima bw'abantu kaba gacika, nk'uko hari ibyatsi bicika cyangwa se ibiti, hakaba no kuzabona imiti ivura abantu kikaba ari ikibazo gikomeye. Impfu z'abantu rero n'indwara zidakira akenshi bizakomoka ku buryo ubu ndizera ko niba wari ibintu bya ufite ubumenyi bwinshi, akenshi iyi miti yose ikomoka mu byatsi, ubutaka cyangwa se amazi, ibintu nk'ibi. Iyo rero ibyo bintu bicitse sinzi impamvu bidatera n'abantu ubwoba, cyane cyane ko ariyo nkomoko y'ubuzima bw'abantu. Iki kintu ni ucyumva. None se bizabuzwa n'iki gucika? Ega nibyo mubwira, mugomba kumenya ko ibintu bigenwa nuko ibintu biteye muri icyo gihe. None se urabona igihugu cyacu ni gito ku buryo ahantu washyira umuvumo umunyarwanda ko atakugiye nahatera igiti cyavoka. Ndogo umuvumo ntakene. Ese nko wateganya uzambara impuzu wateye imivumo ingahe bwana Atanazi? Aha. Ufite imivumo ingahe? Nuko nakubwira ngo ufite uruganda rukora imyenda. Oui, ndarufite bien sûr. Iyo mfite amafaranga mafite uruganda. None se kuki nge nagira amafaranga? Nizi mpuzu rega narazikosheje, ntabwo ari nge ntabwo mfite imangu, ntabwo imangu yazikoze ari iyanjye. Uwabishaka rero sinzi, ni nko washaka kositimu yawe ukayitumiza mu mahanga. Naho rero nkubwira nyine, kubera ko wowe washaka ikintu kizakigaragaza umuco wawe, wagombye no kuba yitwara tugatera imivumo. Ubu wagombye kuba uti mfite iwanjye nubwo ntahari noneho, ariko nasize ibigabiro by'imivumo binini cyane ku buryo niyenda niyo nkomazi, niba ari inkomazi, niba ari sinzi kamwe gakubita, uzagenda ukaba wagatuma no muri Uganda turahari. Reka ngushimire cyane kuko wumva, ariko ntabwo sinzi niba unyuzwe cyangwa se ngewe nyuzwe, cyane cyane ko tugarukiye ku kintu cy'umuco kandi numva cyarimo ibintu bikomeye cyane. Ntabwo nyuzwe, ariko yego ntabwo nyuzwe kubera ko umuco ntabwo tuwumva kimwe. No, bisaba ko twawuganira, wowe ukampa ibyawe nkagenda bisenyagura, nanjye nkaguha ibyanjye ukagenda bisenyagura. Nibyo twita impaka zubaka. Aho kugira ngo dusigare ntabwo nabisenyagura ibyawe, ntabwo nabisenyagura se ko kandi bigufitiye akamaro, ahubwo nagira icyo mbivugaho. Nibyo mvuga nyine, ni ukuvuga ko wagira icyo ubivuga, niko kubisenyagura. Niba utabyapuruva wabisenyagura, ni uburenganzira bwawe. Tuzajya tumenya kuganira nk'abantu nyine berevutse bafite ukuntu bumva ibintu. Ntabwo nkubwira ngo nicyo cyatumye ubushize nkubwira nti ntabwo naguseka kuko nabibona. Ntabwo ibyo wambaye simbibona, ndabona Atanaze, kugira ngo tutaheraho ngaho kandi twaba dufite ikindi kiganiro cya introduction. Ubu rero narinzi ko tuza kujya mu muco kuko iki kintu cya wari wataze. Nk'ubu ngubu mfite ibindi, mfite y'ingingimira wavuze uvuga ngo uribuka uvuga ngo kugira ngo Kagame atanga urugero rw'uko rwose ari umuntu washaka kubanisha abanyarwanda, yagomba gufata umukobwa akamushingira umuhutu. Navuze nise koko umuntu yumva d'abord Kagame ntunamuzi uko ateye n'umugore we, icyo ni kimwe. Hanyuma umwana afite uburenganzira bwo gukunda, ntabwo uzajya kumuhatira ngo ndagushingira umuhutu ku ngufu. Icyo ni icya kabiri. Ikindi cya gatatu gisumba byose, politike ya se yubatse justement, ntabwo wabusa nkaho umubwite reka ngo wanagura ubwonko, politike yawe tukuziho yo gutandukanya abantu, none unyikuvanyeho nkugize umuntu muzima. Ntabwo bishoboka rero. Ni kimwe na cya kindi cyawe warongoye umukobwa w'Igitarama. Ntabwo bivuga ko kurongora umukobwa w'Igitarama bivuga ko wowe umukiga
wari urukundo rwanyu rwari ruhuje uturere twose nta hantu bihuriye. Donc ni nkuko nakubwiye nti nanjye niga kuri universite abakobwa bakiga hari inshuti zanjye twakundanaga ariko umurongo nagombye kuvuga ngo ngiye gutanga igisubizo ngo cyo kugira cyo guhuza uturere jamais. Donc ngiye nkeka ko hari ibintu mushyira muha agaciro cyane mukabishyira muri uwo muco wanyu, ariko wajya kure ugasanga birasobanura ibintu binyuranye n'ibyo abantu bagombye kuba biteguye. Murakoze. Nta gitangaje ko hari abantu baba batekereza nkawe, nta n'igitangaza cyaba ko hari abantu baba batekereza nkanjye. Ntabwo tumeze tuvuga ngo abantu benshi cyangwa se abantu bake, icyiza ni ikiganiro tugiranye. Reka ngushimire Emmanuel Senga kandi ngwifuriza ubuzima bwiza, gusa ntabwo turasubitse, ntabwo dusoje kuko biragaragara ko hari byinshi nk'inararibonye bisabwa ko tuzongera kuganira. Uranyemerera ko rinongera kuzagutumira kuri uru rubuga rwitwa Inararibonye y'Inyangamugayo TV? Nta kibazo bifiteho? Nta kibazo mbifiteho, ubwo nari ndimo kureba muri chat abagiye bandika utuntu, sinzi wowe ugomba kutazisoma chat, ngewe ziranshimisha kuko abantu baba tuba twatumiye baba baje bakagira ibintu bavuga. Aho ngaho urazibona kuko hano ndabona ngo bihiwe Julius amahoro muzero. Yego, Mukamusoni aravuga ati mukomere throughout W2Y. Turabakurikiye cyane. Mukamusoni Liberata ati amajwi yanyu arumvikana neza, merci beaucoup. Ngoga Jean de Dieu ati turabumva. Hanyuma Straton Mansaf 4634 ramba. Hanyuma Kolkilen Idiot 4902 mukomere abanyamuco bacu. Hanyuma akaza Mukamusoni Berata ati Bwana Sibomana yavuze ko ari umupfumu, twizere ko agira na consultation à distance. Umuntu yabona rendez-vous gute? Merci. Wagisubiza icyo ngicyo twari twakirenga. Ndashyiraho nimero za telefone bazazibona, tuzabiganira. Oya, ariko mwemere kuzakivuga, uzakimuvugisha kugira ngo agende yishimye kameme. Ariko ubupfumu bwanjye ntabwo ari nka bumwe wavuze, bumwe wigeze kuvuga uti hari abantu bameze batya bwo mu mwijima. Njye ntabwo ari byo ngibyo. Ubupfumu nuko ushobora kuvuga guhanurira umuntu ikintu kandi kikaba nuko biteye. Wena niyo kintu cyiza nawe arabyumvise wakibajije. Hanyuma TJ Wood Smith 2894 mwiriwe papa beza, barakoze cyane. Mwiriwe wiresha wa mugabo we. Mukamusoni Berata ati Sibomana yavuze ko ibyo nabisomye. Narigeze kuri TJ Wood hepfo gatoya. Ese muze Sibomana Tanaze umunyamakuru kazi mwakoranye witwaga Louise Kayibanda aracyabaho? Ese yarengeye he ko bamwe tutazi amarengero ye, kandi yari umunyamwuga pe? Niwe natangiye kumva Radio Rwanda. Twarakoranye tugitangira muri 1994, ariko nyuma za kuhava ajya muri Amerika, hari muri ibyo bihugu. Ibyo rero byose ntabwo twigeze kumva inkuru mbi kuri we. Ashobora kuba akiriho ariko atanze. Okay. Hanyuma Rio Shafli 91 official ati amahoro. Mukamusoni Liberata 465 ati TJ Rwanda Smith uwo munyamakuru kazi aba Canada, aho mweke yaba yarimutse we na Alphonsine Munyampundu wari kuri televiziyo y'u Rwanda. Voilà, urumva. Hanyuma TJ Wood akagaruka ati Mukamusoni Berata urakoze cyane, biba bigoye kubura umuntu nka Muze Sibomana Aimable, Louise Kayibanda, Louise Nganyira. Ndibuka nyuma y'intambara bavuga amakuru, nagize ngo nawe zaramwirengeje. Hanyuma Tiger Wood Smith again kavuga ati Madame Nganyira ndumva yarishwe n'urwikirago kuko afite n'umukobwa wabaye umunyamakuru kubw'inkotanyi, ndumva iwabo igikondo
ntawakozeho nibyo koko nanjye ndabizi ko ntacyo yabaye yishwe nibyo rw'ikirago nibyo ndabizi hanyuma yego Nganyira we yazize urw'ikirago ndabizi we nagize n'amahirwe yo kumubona yego Sibomana Atanazi w'Abanyarwanda we n'uwitwa Mihigo E4Q Mihigo E4Q akavuga ati ndabasuje cyane Mihigo E4Q akavuga ati abakuru ntibakabure hanyuma Truth out WTY mwagiye mu bintu byinshi nimutwibwire ku by'inkotanyi n'abacengezi uko byagenze okay hanyuma mwagiye okay ni kimwe nibyo yasubiyemo nanone hanyuma nibyo wasubiyemo hanyuma ati ba papa beza rero kuko abenshi tutavuga suko tutazi ibyabaye muri iki gihugu ahubwo kubivugira ntaho byabaye mfite imyaka 9 ariko mbyibuka nk'ibyabaye ejo buri wese naho yakuriye muri uru Rwanda turabizi hanyuma Rini TV V5 aha rwose ndabumva pe murakoze cyane hanyuma Truth again mwagiye mu bintu byinshi okay hanyuma Rini TV ariko senga nawe nakemure ikibazo cy'amajwi kuri Bwake TV ubwo ni ukuvuga yanjye urakoze kubibingibikirwa ntabwo nayumvaga ubwo ni ukubwira wa musore akambikira ntuza recording ko ubwo urumva ntabwo byasohotse neza kuri yindi computer uze kumumbwira wa musore wawe yes noneho yabikoze mbere ko yabikoze very good nuko yego baravuga Mukamusoni Line ikibazo kiri iwanyu kuko arumvikana neza nta kibazo kereka yenda biterwa nawe yakurikiye okay n'aya madini n'ibyaduka yirirwa beshya abantu ngo babahe amafaranga babasengere nabo nabateka mutwe ni Mukamusoni akongera ati abaperezida b'ibihugu bidukikiye bose nubwo yego bafata amabwiriza y'abazungu baragerageza bose bararaguza bose plutôt mbabari hanyuma Leandre Ishimwe ati muraho Taiga interahamwe zishiwe abaturanyi zibaziza ko ari abatutsi inkotanyi nazo zije ziragakora Butare ya Umuhutu cyangwa Umututsi wari ufite amafaranga cyangwa yarize abarimu ba segonderi na universite babicaga nijoro hanyuma okay yabanza ari biza kuba byinshi urambwira ko abandi ndabona hano Senga Emmanuel Senga yego sir Emmanuel Senga ndakumva rwose ndabona hano ku mpamvu za zimwe nawe nakubwiye utayobewe ndagira ngo tutabura uko dusezera reka nguha umwanya ni nk'isegonda kugira ngo usezere abantu twaganiriye ubundi ngushimire cyane urakoze cyane umva rero mere kugushimira wowe wantumiye ni ikintu cy'ingenzi hanyuma nshimire bagenzi bacu badukurikiye kuko nkuko nabivuze ubushize ikiganiro ntabwo wacyumva cyangwa wakijyamo wenyine ngo kizaryohe kiryoshywa n'abagikurikiye ibintu byiza cyane sigaye kandi ubwo umwenda wacu urahasigaye kuko hagati yawe nanjye kubyerekeye umuco ntabwo twahumvikana ngira ngo za intervention nagiye nkora nandika ku biganiro byawe nicyo kintu nashaka kuzamura ariko ndagushimira cyane bisize ku nyota yanjye yose ni ukuvuga ko uzabitegure nushaka tuzahere ku isegonda ya mbere tubiganira tugenda twerekana aho nutsinda rwose ukambwira uti dore giye ukuntu bya bintu bifite akamaro cyane nzahita byanjye mbisohokamo niyizire mu byawe urakoze rero urakoze cyane ndagagushimiye cyane Emmanuel Senga nk'umuntu w'inararibonye kandi waravuze uti rwose nubwo ngira icyo mvuga kuri ibi bintu ariko ndamukunda nanjye ndagira ngo ngushimire kandi nanjye rwose naragukunze kandi ndacyagukunda nk'umuntu uganira gusabana ndabigushimiye cyane Imana igufashe abanjime by'umwihariko kandi mwese mwadukurikiye nk'uko Emmanuel Senga abivuze bashimire cyane kuri iyi televiziyo yitwa Inararibonye Nyangamugayo TV
ni iyanyu, kandi namwe kuri izi nimero ngiye kuzashyiraho mujye mumbwira, ntabwo ari twe twenyine cyangwa se njye nyine uzicara hano, nabibabwiye. Namwe ubwanyu muratumiwe, mwaba bato mwaba bakuru, kugira ngo n'ibituvuze n'abato babitubaze, kuko nabo hari abagiye bandika bavuga bati natwe abato hari ibyo tugomba kubabaza. Ndagira rero urubuga rubu rwanyu si urubuga rusenya, ni urubuga rwubaka, kugira ngo byibuze tuzagira amaherezo meza twese. Reka mbashimire rero, nari Sibomana Atanaze, bashimire mwese abagiye kuri uru rubuga mugakora subscribe, ndetse no kuri Bwakeye TV mugakanda subscribe, kugira ngo twese tuzamukire rimwe tuba umuryango. Ndabashimiye cyane, kuvuga ngo ntimukagubwe nabi. Ndabashimiye cyane, murakoze cyane, Imana ibafashe. Murakoze. Display.